Rubavu Technical College TVET ni ishuri ry'ubumenyingiro riherereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyundo neza munsi y'uruganda rw'icyayi rwa Pfunda. Muri iki gihe cy'itangira ry'umwaka w'amashuri 2021-2022 ishuri bafite imyanya mu mashami atandukanye nka Culinary Arts ubutetsi, Food and Beverage Services ibijyanye no guseriva, Tourism ubukerarugendo, Auto Engine Technology ubukanishi bw'imodoka, Auto Electricity amashanyarazi y'imodoka, Electronic Services ndetse na Telecommunication. Uwiyandikisha yitwa indangamanota y'umwaka arangije ndetse n'icyemezo cya REB cy'uko yize Troncome. Ishuri ryakira abanyeshuri ba mu kigo ndetse n'abiga bataha. Agashya rero kubiga Tourism ndetse na Culinary Arts na Food Beverage Services, ishuri bafite hotel yo kwimenyerezamo umwuga. Abiga ibijyanye na mekanike, ishuri bafite garage y'icyitegererezo yo kwimenyerezamo umwuga. Abiga muri Rubavu Technical College, ishuri bafasha gukora ingendo shuri ribafasha kwimenyereza umwuga. Twakira kandi abiga short courses mu gihe cy'umwaka umwe muri mekanike cyangwa se Culinary Arts. Imikino n'imyidagaduro ndetse n'isomo ry'ikidage nabyo ni byahatanzwe. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri nimero zikurikira: 07 88 57 44 40 cyangwa se 07 88 88 12 77. Rubavu Technical College, buri wese ahawe ikaze.